muraho neza bene data, nongeye kubaramutsa aho muherereye mwese. Ndabasuhuje mwese aho muri mutandukanye mu bihugu bitandukanye, mukomeje mukurikirana ubutumwa ndetse buri mu ijambo no mu ndirimbo. Imana ibaha umugisha. Mana, mu izina rya Yesu ndaje imbere yawe muri uyu munsi, muri kino gitondo. Ushimye kandi uhabwe icyubahiro, wowe umpaye uyu mwanya, wowe washimye ku uyu munsi. Nza kuvuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe, nza kuvuga muri byinshi wankoreye, nkabona ukuboko kwawe. Ubuhamya ndi butanga uyu munsi buzubake benshi, buzareme imitima benshi, cyane cyane abakiri muri iyo nzira itaboroheye, bumva ko bikomeye batobivamo, bamenye imbaraga z'Imana, bamenye gukomera kwawe. Urakoze Mana nyiribihe, ushoboze kandi umpe imbaraga n'ubwenge, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana isoza amasezerano
yakoze ibikomeye, izisohoza amasezerano. Iyo yavuganye nawe ishobora gutinda cyangwa bikihuta, ariko Imana yacu ni Imana isohoza amasezerano. Ndi umuhamya muri menshi yasohoreje, arimwe namwe ngiye kuvuga mu buhamya mu kanya. Ni Imana isohoza amasezerano. Shira mu ndirimbo. Imana igira neza bene data, yiduhaye amasezerano iziyasohoza mu gihe gikwiriye. Yiduhaye amasezerano tiza yivuguruza, oya yivuze biraba, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Izi ndirimbo zivuga ku bijanye n'amasezerano. Abantu mwese mufite amasezerano Imana yabahaye, timugire ngo ntazasohora, oya azasohora mu gihe Imana izakenera. Imana yapanze azasohorera. Aha urugenzi runini rukunda kunanira abantu. Imana ishaka kugusezeranya ikintu
ukavuga ati si ikintu Imana yasezeranyije wenda kizavayo, wumva kidashoboka, kizavayo se kizashoboka, kizaba cyangwa yaribagiwe ko kitasohoye, kuko Imana ishaka kubwira ikintu uyu munsi hagashira imyaka n'imyaka, cyangwa iyo utakinibuka akavuga ati yo iki kintu uko nagihawe wenda muri uyu mwaka. Rero ntimutinde cyangwa ngo muvuge ngo se aya masezerano tumaranye igihe uko azasohora, kereka niba ari umuntu wayaguhaye. Ariko niba ari Imana yaguhaye, amasezerano Imana yaguhaye azasohora, yatinda yakwihuta ntazahera. Niba Imana yaragusezeranije ikintu izagisohoza. Ndi umuhamya nanje shingiye kuri Bibiliya, kuko Bibiliya ni ukuri kandi ni ijambo abantu mwese tugomba kugenderaho. Ni ukuri, ijambo ry'Imana ni ukuri. Shingiye ku ijambo ry'Imana rivuga ko Imana igusezeranyije birasohora, rivuga ko Imana ivuze biraba, niko kuri. Nanje ndi umuhamya ko Imana yasezeranyije byarabaye, kandi n'ibindi bitaraba byinshi mfite bizaba, kuko ari Imana. Ariko ari umuntu, niba ari umuntu wagusezeranyije uzumva ko bishobora kutabaho kuko ni umuntu, ariko Imana tiza yivuguruza. Uyu munsi nahisemo kuvuga ubuhamya, kubw'impamvu z'umugambi w'Imana. Gusa ubuhamya buzabugora, kuko rimwe na rimwe hari ibyo bushobora kubangamira, kandi ubuhamya ni ikintu gikomeye. Umuntu aba mu buzima runaka, kugira ngo uvuge ubwo buhamya bw'imyaka ushobora kuba warabayemo runaka, ubuhamya bwiza cyangwa se bubi, cyangwa se nyine ubuhamya situation yari yose ushobora kuba warabayemo mu gihe runaka kirekire, ushobora kuba wakivuga isaha cyangwa iminota, ntibishoboka. Niyo mpamvu umuntu wenda usanga umuntu akoresheje umwanya muto, cyangwa ukavuga ku kintu kimwe, wenda ikindi gihe ukazavuga ku kindi. Ubushize twagize ubuhamya, hari igice twacishijeho n'umuvandimwe wanje n'inshuti yanje Ellen, tuvuga ku bijanye n'ubuzima bw'umwana w'imfubyi, tuyita part 1. Twari bukore part 2 nawe, hanyuma wenda ubuhamya bwaje nabwo bukaza. Ariko kubera ikibazo cya corona iri hano ku isi hose kitwogogoje, turi muri lockdown, nta muntu wemerewe kuza iw'abandi cyangwa se ngo nawe bazi iwawe, kubera impamvu nyine z'amategeko, kandi tugomba kuyubahiriza. Umukristo n'uwubahiriza amategeko. Rero nahisemo gukoresha ubu buhamya bwanje, nubwo naje ntawe uvuga bwose kubera nyine izo mbogamizi z'umwanya, kandi nabyo tugomba kuzubahiriza. Kandi nanone sinovuga byose kubera iyo mpamvu, ndavuga agace gato gusa. Imana ishoboze kandi nyambika imbaraga, ntabwo byoroshye. Ndavuga urugendo rwanje mbura umubyeyi wanje, mama muzara gato. Ndabivuga ubuhamya nkuko nababwiye ngo sinovuga ubuhamya bw'imyaka myinshi, ariko ndavuga gato. Wenda ni ko Imana izagenda inshoboza nzagenda navuga gato, ariko ikigamije kuri ubu buhamya, nzi neza ko hari benshi bari muri iyi situation, bari muri iyo situation naje nabagamo, bazumva ubuhamya, babwumva uyu munsi cyangwa ikindi gihe bukabafasha. Kubera ko ikintu wenda kitunaniye muri ino si, uhura n'ikibazo runaka cyawe bwite, ukagira ngo ni wowe wenyine kibayeho. Niyo mpamvu uzubona bamwe biyahura, niyo mpamvu uzubona bamwe bakora ibyaha, uvuga ati none se jewe se uhuye n'iki kibazo ntubasha kucihanganira, kubera ko azi ko nta wundi muntu byabayeho, kubera ko yumva ikintu kimubayeho
nta wundi muntu cyabayeho, akumva nyine agahita yumva ubuzima bwe bwose bugahita buba desi kubera ikintu kimwe. Kandi hariho abandi benshi bizabayeho ariko ntibaba desi. Hari ntarinjira mu buhamya, hari umupasiteri umwe wigeze kuza kutubwiriza, ntari buvuge mu izina ahantu narindi Nairobi, arabwiriza aravuga ngo ibintu byose ni rusange, ngo ibintu byose kuri ino si ni rusange, nta kintu kitari rusange. Yani muri makeya situation yose urimo ntugire ngo ni wowe wenyine, ni rusange. Niba uri imfubyi udafite umubyeyi umwe, ni rusange baruzuye kandi babibayemo babisohokamo neza. Niba uri udafite ababyeyi babiri, barahari benshi babibayemo babisohokamo neza. Hari noneho umwana ushobora kuvuka ku babyeyi bombi byese akavuka rumwe, murabazi nabo ko bahari. Hari mwe ugeze kunganiza arambwira ati se wowe uzuvuga gutyo, wowe muri barindwi wanyu, jewe navutse ndi jenyine, singira mama ya ibintu nk'ibyo, nta muvandimwe ngira wenda ngo nanje nabwira ngo numve ndashitse kabisa, zanumva ko abandi bose bazabaza ari nk'aba kabiri. Ariko wowe ufite abavandimwe bangana kuriya, ukagira papa wawe, urumva ufite ikibazo. Kandi koko niko, ariko situation yose yaba urimo, waba udafite ababyeyi babiri, waba ufite umwe, waba uri ikinege, waba ufite benshi, waba uri nkuko nanje natwe turi barindwi, ni rusange, ni rusange. Ikibazo cyose urimo muri situation yose y'ubupfubyi urimo, sumenya ko ari rusange. Nicyo cyambere kigamije ubu buhamya bwanje, kuko nanje wenda iho mbimenya gusa wenda nta cyakehwanya, ariko iyo mbimenya rugikubita nkiri umwana, nuko wenda nari muto ntari kubasha wenda kubijera, ntari mfite capacity yo gutekereza n'ibiki. Ariko nanje ya wenda ico gihe mpita mbona nk'abantu hafi aho bakambwira ati ibintu gari rusange, ntukaza wumva ngo wicare wigunge ngo se kubera iki ngo kubera iki, ni rusange kabisa. Byari kunkomeza cyane, nubwo nagize amahirwe nkaba mu muryango w'abakristo, w'abavandimwe nari bafite hiya, kagerageza nyine kumfasha mu buryo bumwe n'ubundi. Ariko mu by'ukuri muri ino si hakenewe abantu babwira abandi ko iki kibazo cyose urimo hariho runaka, ukamwereka dore runaka suku yari ameze, reba hageze, reba runaka nawe ni nkuko neza byari bimeze. Bituma wa muntu avuga ati nubwo bimeze gutya, umunsi umwe naje hari uko bizahinduka. None se runaka bako yabibayemo, twembi ko tumeze kimwe, cyangwa se ko yari inyuma yanje kubera ko yabibayemo kandi akabyitwaramo neza. Nkuko dufite ingero nyinshi muri Bibiliya z'abantu benshi batubwira ngo byari bimeze gutya. Paulo na Sila bararirimbye muri gereza bigenda gutya, natwe dushobora kuririmba twiherereye ahantu tukaririmba, ibibazo dufite bigashira. Nuko rero na hano muri ino si turimo turimo, ushobora kuba hari bagenzi bawe muri kumwe bari muri situation wabayemo ukabihorera. Nje mbifata nk'icyaha, ariko wenda siko kuri. Uzi ugenda usanga abantu uzi muri kumwe muturanye, uzi babaye bari muri mudu nawe wabayemo, ugenda wabwete singiye kukwinjira mu buzima ariko nabaye gutya. Kandi nudakora ngo ugire gutya shobora kukumerera nabi. Rero abana b'imfubyi aho muri mwese mukiri muri iyo, mukiri hasi mwibaza ngo se ejo hanje hameze gute, bimeze gute, Imana iri kumwe nawe. Kandi ntimutakaze kwizera n'ibyiringiro ngo mwumve ko ari mwenyine. Ti muri mwenyine, isi yose baruzuye, barahari benshi banyuze muri ibyo babivamo amahoro. Nawe rero niba ubirimo, gerageza ubivemo amahoro, ubyihanganire, ubyitwaremo neza kugeza ubaye umuntu mukuru. Noneho ubu buhamya nkuko nababwiye nabuze aho ntangirira naho mpera, ariko reka wenda mvuge introduction gatoya. Jewe nabuze mama ndi muto cyane, singiye kuvuga ubupfubyi icyo ari cyo kuko ndabuzi kandi ndabusobanukiwe. Icyo nshaka kubwira abantu, sinagiye no kubabwira wenda ko ntafite mama. Icyo mama yagombaga gukora ku isi yaragikoze, yaratubyaye aradusiga turi benshi, turi barindwi tuvukana. Yakoze ibyo, yakoze imirimo yiwe, igihe Imana yamugeneye kirarangira aragenda, nta rubanza.
nanje byanje nzobikora igihe cyaje nikirangira ngene buri muntu wese hano kuri ino si afite papa Imana yamugeneye iyo yukoze ikarangira uragenda iminsi Imana yakugeneye nta ushobora kuyirenzaho nta ushobora kuyigabanya kandi urupfu nyine nubwo twese tutaza turumenyera ariko ni inzira y'Imana cyonyine yo gusubira iyo wavuye twavega mu ijuru tuza gukora imirimo hano iyo Imana yategetse ko tuzakora igitangaza nuko utayikora ariko abarimo kuyikora bazayigororerwa tuzasubira iyo twavuye aho Imana yaturemye rero mama nawe yakoze ibyagomba gukora igihe ciwe aragenda ariko ndavuga gato mu kumubura ukuntu byanyafekisi mu kubura mama ukuntu byangizeho ingaruka noneho mvuge n'ukuntu ibyagiye bimfasha kugeza mbaye umuntu mukuru narivuze ati nabuze mama mfite ndi muto cyane kuko njyewe simuzi sinavuga ngo wenda hari ijambo yambwiye ngo wenda arambwiye ngo wakana we cyangwa se akanankubita zavuga ati se Mana byibuze kuki utaretse ngo numve n'ijwi ryiwe basi azambwira ati se wa mwana anankubita nzanibuka ko yinkubita cyangwa nzanibuka ko byibuze hari ibyo yagazambuza cyangwa inama yangiraga nari muto ariko icyo cyo kigenderewe cyane nuko tuvuga mu muryango w'abana 7 wa gatanu nyuma yaje hariho 2 abo 2 hamwe nanje nibe nanje nzanibukamo bimwe nko ku munsi wo gupfa nibwo nzamzibuka mbona abantu benshi baje ibintu nk'ibyo nibyo nzanibuka nibyo mu mare yanje zayibuka ariko we ubwiwe nawe hari agafoto nzanibuka ahantu yagaza akunda kwicara mu nzu mu kirambi nibyo ko sinakibuka ijambo na rimwe yambwiye sinakibuka wenda yagize gutya nuko igihe cyane cyo kuva mu isi aragenda amare kugenda agenda twese uko tungana n'abakuru kuri njyewe nabo ntabwo bari bakuru cyane umwe niwe wari warubatse gusa abandi nabo bari bose bari bakiraho kandi nawe yarakira umujeni Mariye yaragishikenda kugira ngo n'amezi angahe yari amaze hanyuma rero urabyumva nawe urumva abana 7 basigaye badafite mama dufite papa nano barahari Imana ishimwe kandi twese urumva kubura mama kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye sinokita ko coroshe ni ikintu gikomeye twari tukiri bato twese tukikeneye gukura tukimukeneye inama ibintu byose atubwira dutangira noneho sasa ubuzima bwo kubaho nta mama urumva ko ari ibintu bikomeye bato banje bo ngira ngo bo ntibari banazi n'ibyo aribyo ni nako biri nabo urumva njewe 2 njewe utabizi abari bakurikiyeho ntabyo bazi noneho dutangiye ubuzima bwo kubaho nta affection ya mama ntabwo byari byoroshye na gato icyo shimira Imana ni igitangaza Imana bana muri mu kunyura muri ibi bintu namugire ngo Imana yarabaretse Imana irabaje kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni se w'imfubyi kandi akaba umugabo w'abapfakazi uko ni ukuri kuzuye kutagabanisha ndibuka icyo gihe imfura yacu yari ku ishuri ntiharanahaze yari ku ishuri yarakira umusore yari muri kaminuza afite vision ziwe zo gukomeza kwiga afite vision ze nyine mama abaragiye amaze kugenda nkuko mubizi iyo umubyeyi agiye uzabana ukuntu bazababaho byose sinanabyinjiramo kuko narabyinjiyemo sinavuga icyo ngendereye kuvuga nkuko nabivuze ngo Imana igira inzira nyinshi Imana irakomeye ifite ibyo yaduteguriye ihita ihaba ku kandi uwo muvandimwe wanje icyo yakoze yahise yubaka murabizi buri muntu umwana iyo umaze gukura nk'abana b'inonza nkunda kubabona cyane umwana atangira iyo ugiye kwandikisha umwana gusa muri gardienne nuko bazahita bakubaza ngo se akunde uretse no kumwandikisha muri gardienne
na child care atarangiza n'imyaka yo kusho kwiga bazakubaza umwana waza giki akunda iki niko uzubona akunda kuzina akunda kuririmba akunda gusoma ibitabo akunda nizenshi utagira nuko buri muntu iyo umwana akiri mutoya azagira vision z'ibyo azababso ndatekereza neza ndahamye neza ndashidikanya ko our first born nawe yarafite izo nzuzi kandi koko hari aho yaramaje kugera ziwe runaka yari yashyizeho plan ko yarafite ababyeyi babiri yari yavuze ati nziga nindangiza kwiga ashaka akazi wenda ngire gute mbone gushaka mfite iki kintu ngezeho ibintu nk'ibyo ariko icyo shimiraho Imana ubwo umubyeyi wanjye amaze kwitaba Imana uwo musaza wacu nyine mukuru yahise aza arashaka amare gushaka ahita afata nk'inshingano z'umubyeyi je sinzi ukuntu nyine n'ubyita ntibaga ari wabaye mama ntawamenya ariko yasa ahita azibaca asa nk'umuzize cyacugo kibayeho cyo kubura umubyeyi ahita haboneka kuko twebwe urumva uburyo twari tugiye kubaho ntabwo bwari bworoshye hanyuma ubwo buzima bubaho mu gihe gitoya uwo muvandimwe adukuraho twari turi ndanamushimira cyane kuko hari igihe mu muco wacu wenda ariko mbyita hari igihe nk'umuntu hari ibyo niba ari umuco niba ari iki hari ibyo wenda rimwe na rimwe umuntu atatemererwa kuvuga cyangwa kibiki ariko nje nahisemo kubivuga kubw'impamvu ndi umukozi w'Imana kandi nzi ko hari abari muri iyo situation nabayemo kandi ntabafashije nkuko nabivuze mbere ngo bifata nk'icyaha jewe rero nta nabo duturanye benshi nzi ntabo abonzi bene wacu bari ino twegeranye ntabwo bari bafite n'amakapo uzafite ingo aho abandi n'abazungu sina nabazi rero kugenda ngo menye umuntu ari muri situation n'ibiki kandi cyane cyane nuko abantu babaye hino siko nje nari mbaye hwiriye siko abantu bari aho ngaho bameze umuntu ushobora no kubabura nyine ariko wenda ukiyaranje ukabaho ariko iriya byari bikomeye ubabaga undi muntu atabaye ngo akubesheho wenda gufashe ntibubaho niko byari bimeze nuko rero ndashima umuvandimwe wanje Imana nkumugisha ntabwo nakwitura ntibyashoboka ntabwo naguha ibyo wamuri ntibyashoboka ariko ndabashimiye we n'umugore we Imana ibahumugisha nkomeza kuvuga ubuhamya nuko ubwo nyuma y'icyo gihe yahise ashaka asubira ku ishuri mu kindi gihugu ndabyibuka nije yatumiye bwa mbere kandi yari afite umugore ariko ubwo nyine yari arimo afite uburyo bipanga yari atarashaka inzu atarashaka iki ibintu nk'ibyo arantumira bwa mbere icyo gihe yari atarabyara yari akiri umujene mariye yari ari umusore nawe yari akeneye kurya ubuzima bwe yari agifite viziyo ze nk'uko nabibabwiye ariko kwangira ko hari ibyo tuzabura kubera ko twahoze mama arabyanga aturwanaho muri ubwo buryo arantumira ndagenda bukeye atumira umugore na petit frère tubayeho mu buzima nk'ubw'abandi bose ntacyo twabuze Imana yanamuhaye n'umugisha Imana irakomeye nk'uko Imana ikomeye izimenye nyine ko bya jambo ryayo ntacyo twari kubura kuko niko ijambo ry'Imana rivuga yari data yari mama yari byose yagombaga kutubeshaho nuko bukeye yatumira nanone sister wanjye mutoya mu by'ukuri ntacyo nabuze aho hantu icyo nabuze gusa cyari iki kimwe nari mbuze affection ya mama umuvandimwe Imana yari yaramuhaye umugisha kandi yaramuhaye na n'uyu munsi yarawufite yari yaramuhaye umugisha Imana akazi abasha kudutunga neza ibyo mvuga ndazi ko ndi kuri YouTube ndazi ko hari benshi banzi ndatanga n'urugero guhera n'amashuri nagenegaho nka high school abana twiganye nabahamwe buri visite yose yagaza nsura kantine ninje wabagamo
amafaranga nagaza njana sino yavuga icyayi mu gitondo n'amandazi saa sita nkaja muri refe cyangwa sinje ni mugoroba igihembwe kikarangira ikindi kikarangira naje ahubwo mu mugisha we nagaza ntunga fasha abandi benshi barabizi harabo naje nagaza ngurira ibikoresho ndi ku ishuri harabo nagaza ngurira ibintu nk'ibyo kubera umugisha w'Imana yari yaramuhaye kugira ngo abashe kudufasha aradufasha ntako atari yaragize pe ntako atagize yakoze ibyo yagombaga gukora nta mwenda ntambaye nta amavuta nk'isi ntacyo ntabonye ngo wenda ngo sindi iwacu ngo wenda sindi kurerwa na mama oya byose nari mbifite kandi uko yagaza abinkorera niko yagaza abikorera petit frère niko yagaza abikorera murumuna wanje niko yagaza abikorera n'abandi tuvukana n'abandi tutavukana ndabimushimiye we n'umugore we byimazeyo Imana imuhumugisha ikindi navuga cyari gikomeye gusa nuko ntari mfite mama ndibuka nagaze ku ishuri cyane nkiri muri primaire nkumva nk'abana baravuze gushawe gusuko ngo kwa gatandatu ngo tuzaja ngo kwa tantine wanje ngo nde na mama atavuga ko si abantu bagira ba mama bise bigenda gute nkuko nababwiye mubyibuke neza mfite abavandimwe mfite bakuru banje mfite basaza banje nta kibazo na kimwe cy'umuvandimwe mfite papa na kimwe ariko abo kandi umuvandimwe akora role y'umuvandimwe barankunda naje ndabakunda papa arankunda ndamukunda ni papa ariko mama ntawe uhari nkibaza ese abantu bagira abana nabo bimera gute nakaye niriye banga ribamo habamo ubuhe buryohe urabizi abana nabanye twaba twicaye mu ishuri urabizi mama yanguriye aka kantu mama yambwiye ngo tuzagira gute mama yambwiye ngo shanga uzagire gute mama yambwiye noneho naje nkababifite naje mama yambwiye noneho abantu bazohora bamisha bazohora kuko kuki batazavuga ngo basi nuko babizi ko nta mama kandi niga nta muntu n'umwe bazi ko bari bazi ko bavandimwe n'ubundi nibo barabuseri banje nize muri primaire bazi ko aribo papa na mama nize secondaire bazi ko aribo papa na mama nabagaza bansura kwishuri nibagaza baza no kwishuri nkabwira abana ngo papa na mama bansuye niko byari bimeze bamwe na bamwe bakavuga ati aza tubesha ariko ni hatari taza tubesha uriya n'umusaza ntabwo ari mama we abandi bakavuga ati nyamara ababyeyi nuko izo nyine ni bya bintu nyine biba biza kugira ngo bikugere mu by'ukuri nkibaza ngo uburyohe buba umuntu kuba ari kumwe na nyina umuntu kuba agendana na nyina umuntu kuba agira gute bigenda gute bimera gute kubera iki njewe basi ubwo buryohe ntabuzi kubera iki byibuze n'umuntu atangira nka blaming Imana nkavuga se Imana wayo kubera iki njewe utaretse basi tusohokane na mama cyangwa numva ijambo ryiwe cyangwa kubera iki abandi bana bazobanyihayaho gutya buri munsi manyihanganira iyo ndi kuvuga nk'ibintu ko ndabigwanya cyane nuko mburi yo affection ya mama igihe kirekire umunsi ku wundi nabona abandi bana bari kumwe na ba nyina bigahita bikubita nabona abandi bana umuntu yavuga ngo nyina nkumva sinzi ukuntu mbaye biranyafekta noneho hari n'ukuntu ino si dusigaye dufite abantu sinzi ukuntu nabyita niba araba kugucunaguza niba araba kugira gute umuntu akaza wenda akaza kubasura akaza kubati bitewe iyo mwana ni byiza abana bagiye he ti papa yagiye mu kazi wiso yaniso ti wese gaceceka kuko ubizi ni ngo yayengura n'umusaza wawe ti ndabizi ngo none ngo hano bimeze bite akaba gukubisema akantu ugahita ugira ya complexe akatara ko buriya abana batagira abanyina rero abana b'imfubyi murabizi ukuntu babimeze hari urugero rumwe wenda ntaza kwibagirwa kuko ndagenda mvuga ibintu
wenda bikomeye kuko byose sinabivuga. Hari nk'umuntu umwe umuvandimwe, umuvandimwe umuntu wo muri famille ariko wa bugufi, yaraje aba mu ntara aratega aza mu rugo, araza abwira sister-in-law, araza aramubwira ati uza amakuru uti naje kubaramutsa ariko hari icyanzanye ni ukugira ngo nkubwire ufate bano bana basubire ruguru, basubire iwabo nta buzima bufite. Murabona nti murafatisha ubu abana bawe nibwo bitangira kuzara, uracari mutoya, utangira urere n'abana b'imfubyi, kandi uza abana b'imfubyi nawe nta n'ubwenge bagira. Ubwo se uyu nguyu ejo bundi utazabyara uzagira gute? Wewe ohereze, byibuze ohereze naho Imana, urabona ko ari umaze gukura. Agent aje rugura azoshika ashaka abana b'imfubyi, se si ugushaka hari ikindi, azoshika ashakwe ubuzima bukomeze n'umwana w'imfubyi. Ti naho muzomutaho ibintu, nimumara kumutaho ibintu byose, nagera mu ishuri, nagera wenda no muri secondaire cyangwa he, azana inda, azarika inyenda, usanga ibyo mwakoresheje byose mwariyimwe aranavyaye, uwo mwana nawe mutangire mu murere. Ti none nje kubagira inama nk'umuntu ubakunda, mwirukane umwana mu mutahisha. Abo bantu barahaba kweli, bantu muri iyi ntuza, muri uru rugenzi. Ubwo wenda ko ndavuga bike nzi ko hari benshi bababwira amagambo atandukanye. Hari n'undi mwana nawe twiganye inshuti yanje, nawe nta papa wagiragira mama we, kandi nawe papa nyine nawe yapfuye. Ari n'abantu bishoboye ariko kubera ko nyine atari yarize, nta bushobozi bundi afite, yarategeye ku mugabo, birashira bya bintu. Noneho famille yose iricara baramubwira ati twabonye ugenda uje mu nkambi, tahandi none kurabona ubaho ugenda uje mu nkambi. Mama we nawe aravuga ati ntaho nzosha, nzemera ncuruza, nshaka ncuruza agataro ariko je mu nkambi. Nabo baramubwira ati umugore w'umupfakazi kurabona uzobaho gute, ninde uzogutunga mireresi ja mu nkambi. Nzi ko hari benshi babwira ayo magambo, benshi namwe bari kuyababwira. Mwebwe none aba bana uzobarera gute? Wowe uko murabona bizobwe minerval izova, inzu izova. Nuko uwo muntu nawe araza bwiro muri mukazi wanje kucyamuga ati rero muhereze barabana bagende baje gushaka. Kandi nari nkiri muto, nari nkiri muri primaire, nari ngo ndangiza haje primaire, gende baje gushakwa, otherwise bazabyarira hano kandi murere n'ibinyendaro. Ariko hari abantu bazabavuga amagambo akome, kandi uwo muntu ni muri ba bantu nyine uzowita ababyeyi. Nuko nunakubwira akomeye n'ugucunaguza, wenda nukuzi, none se utakuzi ubimenya gute? Ariko ndashimira Berser nawe kubera ko yabibayemo neza. Yaraje arabimbwira, ambwira uko byagenze, arambwira ati umuntu nk'uriya koko tereko. Namubwira ati none se wamusubije gute? Namubwiye nyine ngo Imana yaduhaye ubushobozi bukeya, ibitsiko dufite bano bana, ibyo nzorya ni nabyo bano bana ibyo bazajya nibyo nabanje bazajya, tuzabisangira kandi bazaba. Tunese abantu bose b'imfubyi bazatwara ibinyendaro, muri bakeya batabitwaye barubaka, n'aba nabo ntibazobitwara kandi bazubaka. Muzukuri ni Imana yamuvugiyemo, niko nabyita, nawe musabiye umugisha. Hari benshi wenda kuko baza bakabwira umuntu kandi umuntu akaba yahita akora cya kintu kuko, ariko we tiyumvishije izo nama, yabikubitiye kure kandi koko arabyihanganira. Nta nubwo byoroshe, ntabwo byoroshye. Nawe ugiye ku giti cyo yari akiri muto, nababwiye ko anashaka ari muto kandi yatangiye kubyara turi kumwe. Donc yabyaye afite abandi bana. Murabizi abageni b'iki gihe, urashatswe usanze abana batatu mu nzu, nawe ubwawe nturabyaye. Hari abatobyihanganira, ntabwo biba byoroshye na gato. N'ubuzima bwa hariya, kuvuga ngo niba ubonye umuneke tuwozana agakaneke kamwe cyangwa tubiri, urazana iseri kubera ko ufite abana benshi. Niba umwana wawe yagombaga kurya imineke ibiri, uramuha igice,
ya mineke ibiri wazanye uyigabanye, atugabanye twese ko twangana, kuko twese twari abana biwe. Nawe ndabimushimiye n'ubutwari. Hari abatobizihanganira kandi ndabizi ko hari benshi batabizihanganiye kabisa. Ndabashimiye cyane. Nuko urugenzi rwanje rurakomeza. Uwo muntu nkuko nababwiye avuga ayo magambo, si umwe si babiri. Bagaza baza, yewe aba bantu kuni gute twahura n'abantu ugiye ku iduka ugiye kugura umugati, iwanyu barahari? Ese uzamenye ko uri umwana w'imfubyi? Tinye ndabizi. Tinone uzoza umenye ko uri umwana w'imfubyi ugusuye wese. Aba bana ni babandi banyoko bukwe. Aba bana ni babandi basigwa na nyoko. Aba bana ni babandi nayo magambo. Yewe muze muvuga amagambo meza. Abantu umuntu uri gukura uzaba undi muntu utazi. Uri rurimi ni ikintu kibi. Uzuvuga ijambo ubwira ngo uri gukina. Ntiziri zaripfa. Izaribaho. Muze mwirinda kuvuga amagambo akomeretsa. Kandi nukuri abantu b'abakristo mugomba kuvuga amagambo y'ihumure, mugomba kuvuga amagambo. Nese niba ari imfubyi ni wowe wabyigize se? Wowe ubafite watanze iki? Rero byose n'ubuntu bw'Imana. Niba ubafite Imana ishirwe hejuru, kandi niba utanabafite n'ubushake bw'Imana, hari icyo Imana iri kugutegurira. Nkomeza kuvuga muri uko kubura umubyeyi, muri uko kubura mama, izindi zose ahandi hose nari sawa, affection y'ahandi hose nari nyifite muri uko kubura mama. N'amagambo abantu bagenda bambwira hirya no hino, nkibaza si umuntu ufite nyina wameze gute. Uwo mumpa basi nkaronka ndabisi ko ntakuntu mama yoza byibuze kamubwira arangiza kumbwira agasubirayo. Sister wanye wagaze ukunda kunsetsa mutoya akazambwira ati njyewe nzoza nsenga. Mama ntibazavuga ngo yari umukristo, nzaza nsenga. Abari kumva ariko mu by'ukuri nagaza nkavuga siku mama ntiyaza, kamubwira ijambo rimwe arangiza akagenda. Ko bano bose uyu ni mukuru wanje, uyu ni murumuna, uyu ntacyo amfasha. Iki cyonyine hari ikintu ugira wumva nta wundi wakibwira atari mama wawe, kandi ibyo birahari byinshi. Kandi atari ukubuza abandi, utabuze inshuti, utabuze abavandimwe, utabuze iki, utabuze papa, hari abandi nawe ndakuvuga ati mama wakundi baza bavuga nyine ngo kabura ati kaboneke nyine umuntu. No, ibyo bintu rero byaze kumbwiraho ububasha. Bizo nshaka kuvugaho cyane wenda. Gendana icyo kintu cy'ubwigunge, gendana ikintu cya complexe. Naza mbona n'abantu nkavuga turiye nawe araza kumukubita iryo jambo. Uriya nawe nagaza numva n'abantu batangiye kubivuga nkumva nabahunga, nkumva ndacanganya ikiyo mu mutwe. Bazana story zo kuvuga mu rugo n'ibiki byose mama nkumva. Kuko story utangiye kuvuga abenshi kubera ko abana cyane bakiri bato mukirimo bakura batindana n'abandi na cyane mu rugo, kuko basa kenshi babagiye mu tuzi n'ibiki byose. None gasanga umwana nta kindi ari kuvuga karavuga nyine. Se zagenze gute? Nuko uko kubaho ndafite mama biza kungiraho ingaruka. Iyi ngaruka ngiye kuvuga. Ndagenda nja muri secondaire. Nta kibazo cy'amashuri nagiraga. Ubwenge bwo mu ishuri nta kibazo nagiraga. Natsinze 6e officiel, ndayitsinda primaire, barantuma mu kigo cya leta. Umubyeyi wanjye ampindurira ikindi kigo kubera ko ariho yakoraga kugira ngo azamba hafi. Ndagenda ndiga wa mbere ndatsinda nta kibazo mfite. Ndiga wa kabiri ya affection noneho niba ariho wenda arigiye guturikira, niba wenda sinzi bijya byose nagendanye kuva ndi muto y'amagambo yose nari nkibaza kubera iki jewe, kubera abantu bose ba mama, kubera iki amarira n'ibindi n'ibyo ntekereza mu mutima ukoza akantu kose kugira ngo azava mu kubita imfubyi wibwiriza kuri uwagaze uvuga akantu kose rira ryabaga ritibutse. Noneho ndakasiba mu wa kabiri sasa bya bintu biraza. Umuhamya ntanga ni muyomba wanje niwe waretanda wanje Papa Claude mu muhamya. Ibyo umuntu abavuga mbifitiye ibihamya. Nigaga ahantu yarayoboye yaretanda. Noneho biraza nazo
kwicara mu ishuri ndi kwiga niba ari satani sinza nabimenya n'uyu munsi sinza mbimenya naba ndi kwiga mu ishuri nkumva ntekereje mama kahita njyama ku ntebe umwarimu atera akazi akamwita so ko wajyanye ku ntebe amuga ati ndumva ntameze neza uwo mwaka wa kabiri sinzi ukuntu wangendekeye biza kumviramo no gutsindwa igihembwe kimwe ngira 50 ikindi niba nangeze 48 ikindi ngira 50 niba ari nabiri kandi umuntu agomba kwimukira kuko cyari ikigo gikomeye umuntu agomba kwimukira kuri 55 nuko ndagenda umunsi umwe nja muri biro kwa etanda wacu kandi yari na oncle yari muyomba ndamuga ati je mfite ikibazo arabwa si ikibazo nyabake tije ndi mu kwicara mu ishuri ngatekereza mama naba ngiye muri dortoir ni mama nagize utiti ni mama ntago mbizi wenda uramfasha kuko yagaze asenga yari umukristo uramfasha wenda usengere binshiremo niba ari kino gihe yapfuye simbizi kuko nari nkiri umwana bishobora kuba iki gihe mama yapfiriyemo wenda hari ukuntu baza bavuga ngo ibiye ngo itariki wabuze nk'umubyeyi cyangwa se umuntu wari wese uzubyiyumvamo ngo niyigeze arabanza numva ngo yigeze gusa ushobora gutabagira ibibazo ntaje byo simbizi ariko bishobora kuba ari nabyo nuko arambwira muri biro tarambwira ati birashoboka arambwira ati ariko mama wawe yari umukristo ndamuzi ni mushiki waje tugira ikibazo yagiye mu ijuru kandi muzakura mufite abavandimwe babitayeho muzakura nugira ikibazo uzamusanga mu ijuru aransengera cyo genda byibuka hari nijoro mu kagoroba abandi bari muri etide aransengera cyane aransengera bisa nk'ibimanutse bisa nka pressure byari bifite sinzi intego yabyo mu byukuri ariko intego ishobora kuba ari ya magambo yose wenda abantu bari baramvuzeho bangira abanyaturira baturiya we nta kindi azobyara azobwira gute sinzi amenye impamvu ariko satani ni mubi kuko mu ntego nari ifite nagasa mvuga ngo mama ikintu uzanshoboza undindi unyambika imbaraga zo kwirinda kugira ngo ikintu nzitura uyu muntu wangiriye gutya nagaza mvuga ikintu nzitura musaza wanje no gukora ubukwe akavubamo akanshingira ngashakwa officially abantu bose babibona umugabo ashaka umugabo w'umukristo niyo nyitura kuko sinomwitura ibyo yakoze none umuntu yo kugirira iyo neza akazarara agenda akabyuka agenda igitondo n'ikigoroba ukarya ugahaga ukaryama utishura ukaja ku ishuri ukagaruka igihembwe kigata umwaka ukarangira akazi kugusura agakoreza amafaranga waragise ukamwitura nk'icyo kintu ndavuga mama umwituro nzitura uyu muvandimwe wanje no kwitwara neza kandi noneho nagasa mbirebera no muri abo bavandimwe banje babiri bari munsi yanje kavuga ati ndamutse nitwaye nabo niko bizagenda ariko aya magambo yose bambwira ko nije nabo bari mukuru kuri bo aya magambo yose abantu bakomeza bavuga biramutse bingezeho nanone uriya muntu watwitayeho nawe yagira ikibazo gikomeye none nkavuga amana uzanshoboze kugira nzamwituriye neza nkora ubukwe abibone wenda ntaza no kubyibagirwa ndashimira Imana yo mu ijuru Imana itazibura uko igira yashoboje kanyambika imbaraga sinzamenya n'uburyo nabayeho ibyo abandi bararikiraga njyewe sinagaza mbirarikira kubera Imana irafasha koko yo kabaho ibihe byose ibikora uko iramfasha ibyo byose nyuma y'ibyo byose birabaho inkorera ubukwe irashingira umugabo w'umukristo nk'uko nabisabye wa mubyeyi wanje nawe arishima ndanamushimira ko yanavuze ati ndashima rwose ko iki kintu kinyeretse kandi n'abakurikiye n'uwo murumuna wanje muto gucura nawe ubu ni umudamu nawe yakoze ubukwe n'umugabo w'umukristo nawe ubu ni umubyeyi Imana irakomeye nkomeza mvuga kuri ico gice nyuma yuko muri ico kigo ico satani yaragambiriyeho etanda aransengera arambwira ati genda ukomere wige ureke ibyo ngibyo byararangiye ntaco wagarura ushake ukwawo kuzaba kandi uzakura n'abandi benshi babayeho barakuze ta kibazo uzagira uri umwana w'umukristo hari ico ubura ko nzi ko umuvandimwe aza gufata
nta na kimwe ariko nyine sinzi impamvu bizi tisaro wakubwiye nabi ati ntawe hari niki kibazo subura ati ntaco ariko nyine nuko biri kugenda nuko shaka kubwira wenda abana b'imfubyi cyane cyane bari muri ibyo barimo kwiga bari muri situation nk'iyo bari cyangwa se banayibuze n'ibiki hari igihe satani agusura agakoresha kijya ubona nyine nawe kijya kikuremera satani ntaza akoresha icyo utarebyeho icyo utari gutekereza kijya uri gutekereza nicyo aza yagura ugasanga nicyo akoresha mu kugira ngo noneho agere ku ntego ye yo kukumaraho burundu wenda nza ntekereza neza ko iyo ntagira uwo mubyeyi icyo gihe aho nari ndi kuri icyo kigo nigagaho sinzi ukuntu byari kugenda mwumve ingaruka byangiriye amara kumbwira gutyo igihembwe gikurikiyeho mfa kuwiyongeraho gutarambetse ko wari umuhanga nta kibazo ugira uwa mbere wawize neza nta kibazo nta na deuxième session igihembwe cya mbere atsinda cya kabiri ndavuga ati nicyo gusa nicyo kibazo mfite sinzi ndi mugwama numva uko kandi kubabwira uko niko nagaza ndira njyanye niko n'ishuri simenye ibyo nuko arambwira ati rero wowe genda wige uzaba uwa kabiri igihembwe kirarangiye umwaka urarangiye sibwo ngize deuxième session barambwira ati rero ugomba kugaruka kuyikora tagenda arabizi ko abantu bagaza bakora deuxième session bagaza bagenda mbere igihugu nabagamo bagaza bagenda mbere yuko abandi bazaza ndagenda yikoze mari kuyikora barambwira ati wowe rero watsinzwe ugomba gusibira tiwagize 55 twakoze moyenne tuwagira 55 none ugomba gusibira ndavuga nti ibintu birarangiye kweli ngomba gusibira ndavuga nti ntibishoboka ni gute naba narize ngatsinda primaire ikizamini kinanira abandi nkagitsinda uwa mbere ntawutsinda uyu aha mu wa kabiri niho hananiranye hariho something wrong ariko kubera ko nari nkiri umwana ntaragira imitekerereze wenda yagutse kandi sinagaza ngira wenda nawe umitekerereza nawe abavandimwe bose nta n'umwe nabibwiye nabo naha babyumvise umuntu burya wamugani ngo umuntu ni munini noneho ndavuga si ibintu ntabwo nshobora gusibira nisibira satani arabageze ku ntego yiwe noneho urumva iyo nsibira hari kuza muti twarababwiye ngo abana bazamuke tubona ko n'amasomo bayananiwe none aba bana bagize batangiye gutsindwa nabo ubwabo bakaba bavuga ati siko wananiwe amasomo nanone ga wenda genda uje mu myuga cyangwa nuko biza bigenda iyo watsinzwe abantu bazabashakisha ikindi ariko Imana idakiranye iramfasha sinzi ukuntu byagenze gatoya ndashaka ko uyu muntu hari umuntu nkeneye ko akumva kuko ntakazi neza noneho ndafata telefone wa muvandimwe wishuraga minerivare wari unatunze nyine ndamubwira nti siko byagenze gute tuvugane sinagiraga telefone nagiye kuri tuvugane mu gasantere ndamubwira nti bambwiye ngo ndasibira none ga jewe sinsibira ko murumva icyo kintu urabwira bosi ngo urasibira bakubwiye ngo urasibira ngo none ntusibira kandi haburaga nk'icyumweru ngo amashuri nyine atangire urumva we yari gukura ikigo heye kandi noneho yabari no kuvuga ngo ntazi ikigo ariko ufite amanota nshakira noneho we kuramubwira watsinzwe nshakira ikindi kigo bigaga muri leta urumva watsinzwe agaja muri prive kandi afite n'abandi agomba gufasha ntabwo byari byoroshye na gatoya nuko ndangije arambwira kurumva ibyo turi kuvuga ari byo sibira niba watsinzwe usibira none se hari ikibazo sibira uziga nurangiza uzimuka wa gatatu utsinda ati ntabwo nsibira kuko nje sindi umuswa ni satani yabikoze nje sinsira ati wasaze ndakubwiye gusibira ndavuga nti sinzasibira kuko nje nari nzi neza ikibazo hakaba hari umuntu w'inshuti ya famille nyine wacu ngo ni Beatrice wari uraho mu gasante ndavuga ati reka menyeye kwa Beatrice minsi mikeya nk'iminsi nk'ibiri kuko n'ubundi ntibari barimo kwiga ku ishuri barimo bagira ibishimbo na kawunga byagaza binamvuna cyane kandi igiye kwa Beatrice kuzaza nirere igitoki igihe ishuri rizatangirira bazaza gico cyumweru bari baduhaye subiraga insibire none saha rukundi nuko noneho niba uwo muvandimwe byaramwanze mu nda ahamagara tuvugane yatuvugane irasona tumwe n'umunyeshuri wari uri bari none yagiye ta telefone nagira ahamagaye directeur baranshakishije mu kigo aravuga ati ndashaka Nahimana baranshakishije mu kigo barambuza ahamagaye itanu barambuza
none uko yakoraga hafi aho baraje barashatse mu kigo nyeshuri ntituza aho yagiye jewe nibereye kwa Beatrice jewe nzi ko icumweru kirangiye abanyeshuri bose baje kaza gusubira ku ishuri ngasibira ariko ndi kuvuga ko kuko nsibira baranshekishe nk'iminsi 2 sinzi ukuntu Beatrice yagiye mu gasantere ahura n'abapolisi si twabuze gaho mwana wa bose twamushakishe mu kigo ntaho hari we nta makuru wowe tari waje kararya ibitoki kayi basanze ndi gutonora ibishimbo aho ngaho arazaga baramubwira ati hari wawe noneho wowe tunamubwira ko turi kumushaka iyo bari bazi hari ko wenda n'ishuri najyanze wowe wamureka gusa tuze tumuguhe gituma tindakibaza araza arambaza se wabwiye bosi ko uri hano oya ntabwo namubwiye tiya nuko ariko bahise baza bankuraho icyo ikintu Imana ukuntu igira inzira ibihumbi ubwo bahise baza barankara bashira mu rugo bansubiza mu rugo i Kigali bageze barambye ati none niki cyaguteye kubera ko sinari kubabwira kubera nabaratinyaga barababize sinari kubabwira ati njewe numvaga ndakumbuye mama urumva ibyo ntabwo making sense narabihuriye gusa ndamubwira ati njewe babarira ushakira ikigo nije mu gatatu sinsibira biteye isoni kuba abana wanyuzuye muje kwigana ariko muzukuri uco nshimira Imana kubw'umugambi w'Imana ari ifiteho sinasibiye nahise nja mu gatatu ndatsinda yego sinatsinze tronco nahise ntsinda ariko amashuri nagazambu wa 8 mu ishuri mu wa 4 kuzamuka nta deuxième session nongeye kugira satani agire byinshi azanyuzamo kugira ngo akurangize ariko ndashima Imana bamuretseho gato ndashima Imana iyo yashoboje sinsibire kandi umugambi w'Imana kaba kuko icyagaragara ko ari umugambi wa Satani nari gukomeza ngatsindwa n'ahandi ariko handi sinongeye kugira ikibazo cy'amashuri nahise nkomeza ndetse ndangiza nkongeye kugira deuxième session kubera imbaraga z'Imana abantu muri situation y'ubupfubyi ni byinshi bibahiga ni byinshi bibaca intege kandi kuko umubyeyi niba yaragiye yararangije ibye nta mpamvu yo kuvuga ngo urahora umutekereza kora ibyawe nawe uziteza imbere jewe icyamfashije muri ibi byose naragaza nsenga Imana nkavuga Mana ni wewe se w'imfubyi kandi niwe mugabo wapfakaza ushoboza unyambika imbaraga uzampa ubwenge uzampe kwitwara neza kugira ngo ibintu nzabisohokemo amahoro Imana yarabikoze irandinda iramfasha iranyubaka mbaho neza mu bukobwa bwanje kugeza inyubakiye ndayishimiye abantu muri situation y'ubupfubyi muhumure mukomere ibyo murimo byose ni rusange nta na kimwe kibaho kitari mu mugambi w'Imana n'ubushake bw'Imana kandi muraba agaciro ku Mana kandi Imana irabakunda nimukagera ngo mwiyandavuze mwe mwaje mu byaha ngo nibwo mugira gute oya umujyanama mukuru ni Imana kandi nizabashoboza murakoze kuri ubwo buhamya reka baciriremo akandi karirimbo ndirimbe ya ndi gusenga Mana nagushimiye Mana ndaguhimbaje mvuze gukomera kwawe ibyo wankoreye birakomeye ibyo wankoreye birahambaye ushimye ko utatumye nandagara ushimye ko wandinze ukandindira ubukumi bwanje ndetse ugasohoza isezerano Mana ndaguhimbaje mvuze gukomera kwawe uri Imana use w'imfubyi kandi uwo mugabo wapfakazi urakoze byiringiro bidakoze isoni amen
kwibukwa iyo uza gucungura abakomeye ahari sinokwibukwa we abari mw'ibohero batabona akanya ko gutizwa we abari mw'ibohero batabona akanya ko gutizwa we ineza yawe ari urukundo rwawe birantangaza we ineza yawe ari ineza yawe ineza yawe irakomeye mwami we ineza yawe irahambaye Yesu inde utakurata inde utagiriye neza mana we ahari ninde utagushima ninde utakurata ninde utagiriye neza ahari wadukuye ninde utagushima ninde utakurata ninde utagiriye neza mana ahari wadukuye murakoze cyane